Ngayo nguko ni nyuma y'uko uyu bita Mama Savanga akeneye umukunzi. None se bishoboka bite ko Mama Sava nta mukunzi yaba afite? Ntabwo byakunda. Ni nyuma y'uko abafana benshi bagiye bavuga ati se Mama Sava ko tumuzi akina muri Papa Sava, ati byashoboka bite ko yaba adafite umukunzi, cyangwa se yaba yarabuze umukunzi bene aka kageni kugeza aho ajya kuri kamera akabasha kuba yabivuga. Baribaza benshi ati se Papa Sava uraho urumbaraye nk'umusozi wasabyinyo bimeze bitewe? Ati Papa Sava naco yibyira se? Ati rero ati kwaba ari ukubesha. Ariko Mama Sava babwira ko yagiye imbere ya kamera aravuga ati you seriously? Ati njyewe nkeneye umukunzi biri seri, ati nkeneye umugabo tuzaza turarana akabasha kuba yambwira ati bonjour chérie, nkamubwira ati bonne nuit chérie. Nkuko rero yagiye abivuga, benshi bakagenda bavuga ati se gute byaba byagenze gutyo uyu Mama Sava akaba nta mukunzi afite? Rero abasore b'inkorokoro mufatireho mubashe kuba mwegera uyu nguyu Mama Sava, mubashe kuba mwafatiraho. Ariko ntibibagirwe ko afite abana babiri yabyaye, ariko akeneye umugabo ubasha kuba yamubwira utugambo twiza ati nkeneye kubona umugabo tukajya turarana. Rero Mama Sava nawe muramuzi, yakinye muri Papa Sava, dore ko akinamo mu minsi mike. Rero niho yari yashimiye uwo bita Papa Sava amubwira ati warakoze Papa Sava, ati wambereye umubyeyi wa kabiri, ati kandi ndagushimiye, uri umuntu w'ingenzi mu buzima, ati wahinduye byinshi, ati rero tukomeze uzamuke, ati kandi ukomeze ubikore nk'uko ibintu byawe ubikora neza. Reka rero tubashe kuba twakumva amagambo yabashije kuba yatangariza imbere ya kamera, twumve ngo bimeze bite. Nanjye nkeneye umugabo turarana. Ndagumiwe bro. Masava bitari urwenya ubabaye umugabo. Ni izina ry'Imana wese wowe kutarara wenyine. Umva nkeneye umugabo. Ndagumiwe. Kandi ketchup Murabyiyumviye namwe. Rero Mama Sava rero yakomeje kuba yabigarukaho mu kiganiro yabashije kuba yakora, yabashije kuba yabigarukaho cyane, ababwira ati nkeneye umukunzi. Rero ari seriye. Rero abenshi rero bakibaza ati se ko hari abantu benshi batinze gushaka, ati kandi babasha kuba bashakana, ati se ba tukoti we bimeze bite? Bamubaza ati se tukoti ntabwo wagerayo? Arambwira ati rero nubwo ndeba utya, ati ngenda cyari umwana, dore ko yitangarije ko angana n'ubise Aisha. Nkwibaza ati se bura Aisha we yaba afite imyaka ingahe? Dore ko Mama Sava we tubona ko ari umumama cyangwa se ari umuntu ukuzemo ukuntu. Ariko rero nkomeza mbabwira ko Mama Sava babashije kuba mubwira ati se noneho Papa Sava bimeze bite? Ntabwo mwabasha kuba mwajya mu rukundo, dore ko mumenyeranye muziranyeho byinshi. Aravuga ati uriya ni boss wanjye, ati ndamushimira. Yongera amushimira ubwa kabiri, avuga ati yarakoze, aturana umuntu Imana yanyoherejeho, ati yahinduye byinshi mu buzima bwanjye, ati ubu ngubu hari byinshi mukesha yabashije kuba yangezaho, ati kandi nizeye ko umutima mwiza agira, ati n'ubuntu agenda yigirira, ati Imana ariyo izabimuhembera yonyine, ati kuko ngewe nta kintu nabona namuha canganya nk'ibintu yaba yarankoreye. Ati rero
Imana ikomeze imuhe imigisha ati kandi ikomeze imufashe mu byo agerageza gukora byose. Barongera bamaze ati se bamenya we ntabwo mwabasha kuba mwageramo cyangwa se mwajya mu rukundo. Aravuga ati ntabwo inzi ibyabo, ati bariya bo ntiwapfa kumenya uko wabinjirira, atariko habaye hari uri seriye ati twajyamo. Rero nshuti twakomeje kubana muri iki kiganiro, nkutse ko niba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro byiza tuzatubagezaho bize bageraho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane, ciao ciao.